abantu bamwe baratangara nk'ibonye umusore w'imyaka 21 cyangwa 25 kandi umugore w'imyaka 40 cyangwa 50 afatanya agatoki, ariko abandi ntabwo bibatangaza ngo urukundo ntabwo rureba ku myaka, kandi ngo imyaka n'imibare. Umusaza muto ukundana n'umukobwa muto cyane, umugore ukuze ukundana n'umusore ukiri muto. Iyo urebye abo bantu ubona bishimye, nyamara nubwo ngusho kubona bishimye gutyo, amaherezo umwe muri bo ngo abazicuza, uwo abazicuza cyane bombi cyangwa umwe muri bo. Iyi ni Sam Dabble Kki official, akanya tugiye gusesengurira hamwe tuzicuza nawe n'umukoresheje mu rukundo n'umuntu ukuruta cyane mu myaka. Abantu bakomeje kugira imyumvire ihanitse cyane, kandi bivye ku ruhande rumwe nta kibazo, bavuga ko ati ngo urukundo ntabwo rwita ku myaka, uyu mutima ukunze imyaka isigara nimero gusa iranga umuntu. Ariko se koko nibyo? Kuki hari abarangiza barira, abandi bakicuza, abandi bati iyo nza kumenya kuki umukobwa ukiri muto cyane ashobora gukururwa n'umusaza, cyangwa umugabo ushaje akumva asubiye mu bwana ngo mu busore, kubera uburyo ngo umukobwa muto umukobwa mukunda. Uyu munsi turakomeza dusesengura kwiza n'ibibi by'urukundo ruri hagati y'abafitanye itandukaniro nini mu myaka, cyane cyane ibyo abantu bicuza nyuma igihe amarangamutima atangiye gushira, hanyuma gake gake bikarangira usigaye mu kwicuza gusa. Njyewe ni Sam Dabble Kki, ngaho rero kana subscribe hanyuma ngakwe nkubwira ibintu ukwiriye kumenya nonaha mushishikazwa n'urukundo. Urukundo rutangira mu buryo bworoshye, rimwe na rimwe utekereza ko ari amahirwe. Umukobwa ukiri muto yashobora kubona umugabo mukuru uzi kuganira, mwiza, ufite amafaranga, uzi uburyo bwo kumwitaho n'uburyo bwo kumuhumuriza, kandi baba bari kumwe akumva afite umutekano. Umugabo mukuru akabona umukobwa muto cyane ufite utamaze gusaza, itoto mu maso ari byinshi, amaso atarimo amashaza, afite indoro ishitira umutima. Guhera ubwonko bugatangira gukira ibitwenge bidasiba, amarangamutima yagatwarwa burundu, akumva atangiye kongera kuba umujene, kandi ngo ubuzima bwe bugarutse ngasubiye ngo buto cyane ngo yongeye kuba umusore. Aha niho urukundo ruba rushyushye ku mpande zombi. Umukobwa akavuga ati ndamukunda kuko anyitaho ampa byose, umugabo ati ndamukunda kuko anyibutsa ko nkiriho kandi ko niyumva nk'ufite amaraso mashya ya gisore. Ariko hagati aho ngaho urukundo rwabo rutangiye kwivangamo ibintu byinshi. Aha urukundo nyakuri rutangiye kwinjirwamo ibirari, imibonano ituma umusaza yibagirwa ibyo akeneye koko, ahubwo agafata umukobwa nk'uzi icyuho cye cy'ubushake, naho umukobwa agasigara afata nk'umusaza nk'umushoramari mumena amafaranga kugira ngo amuhe ibineza neza zo mu buriri. Iminsi ihita amarangamutima asigaye ashingiye ku gitsina gusa, ndetse n'amafaranga, ibyo gusa nta kindi. Gake gake imitima yabo itangira gutakaza amarangamutima y'urukundo, umwe atangira kuva ameze nk'umucuruzi, undi akumva ari nk'igikoresho cyo guhaza irari gusa. Mu bundi buryo butandukanye n'ubwo ngubwo cyane cyane, umuhungu ukiri muto ashobora kubona umugore mukuru ufite ikimero cyangwa ntacyo bitewe n'ibyo akunda, uzi kwambara, ufite amafaranga, uzi kuryoshya yaba mu biganiro cyangwa mu buzima busanzwe, ufite ijwi n'amagambo acengera umutima, akavuga ati ubundi ibi nibyo nashakaga, nta nubwo inkumi z'ubu ngubu zibifite, uyu niwe uzi icyo nshaka, tuzagirana kure. Ariko nanone n'umugore mukuru akabona umuhungu ukiri muto akamubona nk'utuje, uzamufasha kwiyurura, akumva ibyo akora byose bimunezeza, akumva ngo agarutse mu gihe cye cy'ubuto, ngo yongeye kuba inkumi, ngo yiyurure bundi bushya, ngo abaye nk'akagoma. Iyo bakundanye bari nka filimi ya romantike, biba ari byiza mu ntangiriro rwose. Umuhungu yishimira ko afite umuntu mukuru umufasha, umwigisha byinshi, rimwe na rimwe akamufasha no mu buzima busanzwe, akamuha amafaranga, akamugurira imyenda myiza, akamufasha gutekereza ko ejo hazaza. Umugore nawe yishimira uburyo umusore yamubona nk'ukiri mutoya, ngo mwiza cyane, kandi ngo ugikurura abantu ngo b'abahungu badahuje igitsina, akamuhamagara buri kanya, akamubwira amagambo meza y'urukundo atari yarumvishe kuva kera cyane mu bukumi bwe. Ariko nanone amarangamutima ashizwemo irari, ibintu birahinduka. Ibibonano byinjiramo nk'ikiko cy'umunyu mu izupu, bitangira kuryohaga cyane mu ntangiriro, ariko iyo bigeze hagati ibintu byose bigasigara bishingiye ku mibonano. Uwo musore atangira kujya yumva ari nkaho ari gukundwa kubera uburyo yihaharika mu buriri, atari urukundo rwa nyarwo. Cyangwa umugore nawe akumva ko asigaye nk'umuguzi ugura imbaraga zo kumushimisha. Ntabwo bihita bihinduka ako kanya, ariko amaherezo ugeze aho ngaho umusore atangira kubona bagenzi be mu rukundo nabo bahuje imyaka, abakobwa bato b'urungano bangana, baganira ibintu bimwe, bakajya mu buryo umwe, batekereza kimwe nk'abakiri bato nyine. None ntakibaza ati se njyewe kuki ndi mu rukundo rutampa ubwisanzure, kuki ndi mu rukundo rutuma nyuburwa? Umugore nawe agatangira kumva murusha byinshi, ntibahuze, rimwe na rimwe akumva afite isoni imbere y'abana be cyangwa inshuti ze cyangwa umuryango we, cyane cyane ababyeyi be, cyangwa se bitewe n'ingeso ze akabona abandi nabo bakabashora muri urwo rukundo rwo gutanga amafaranga ngo abone ibineza neza. Iyo urukundo rwatangiye ruba ruryoshye, abantu babibwira ko ibintu bizahora gutyo, ariko igihe kiragira amarangamutima agatangira guhinduka. Ubundi imbere babaga bari mu kinyoma, ariko amarangamutima atangiye guhinduka, nibwo ahubwo baba bagiye mu kuri, ukuri kuba kugiye kwatangira. Umukobwa muto cyangwa umusore muto atangira kubona ko ibyo yakundaga atari ukuri gukuri, ahubwo ari uburyo yashakaga bwo kwiryohereza gusa. Aricuza cyane nyuma yo kubona ko ibyo yari yiteze atabibonye, yumva asigaye ari nk'igikoresho, umuntu ukoreshwa mu buriri gusa, cyangwa se igisubizo cy'amarangamutima y'undi, usubiza inyuma ubusaza cyangwa irungu ry'imyaka, igikoresho kishimisha mu mubiri gusa, nta kindi kintu amaze, ubwo yitakariza agaciro. Umugabo cyangwa umugore ukuze nawe atangira kumva atagifite icyubahiro nk'icyo yari afite mbere,
aho kumva ari mu rukundo ahubwo atangira kumva ari nk'umubyeyi cyangwa umuntu usaba urukundo ku gahato uhatira undi kumukunda. Iyo bigeze aho ngaho ibintu biba biguye rudumburi. Imibonano iba ikibazo gikomeye. Icyari uburyo bwo kwerekana urukundo ahubwo kiba igikoresho cyo kwemeza ko urukundo rukiriho. Iyo umutima w'umuto utangiye kwicuza atangira kujya byanga akanga kuyikora, umukuru agahita abifata nko kwangwa, noneho icyitwaga urukundo kigatangira gusenyuka gutyo. Hari n'igihe umwe atangira gusha inyuma y'undi, umuto agashaka umuntu bahuje imyaka kuko ababona ko hari neza neza yacikanwe. Umukuru nawe akumva umuto atarishobora kumwumva, akibuka ko hari abo banganya imyaka bashobora kumwumva neza, bityo akabaherekejeyo gutyo. Icyo gihe ibyo rukundo bihinduka urwango rukomeye cyane, guterana amagambo, gusebanya, kurakaranya, kuvuga ngo warandoshye cyangwa ngo warankoresheje. Undi ati nta n'icyo umaze n'ubundi wari wo kurya amafaranga yanjye gusa. Iyo bigeze aho ngaho abantu benshi baricuza cyane. Hari n'abavuga bati natekereza ko nzabona ijuru rito none naribeshye. Abandi bati nashakaga gukundwa n'imibereho myiza none ahubwo nabaye igikoresho cyo guhaza irari ry'undi gusa. Abandi bati naramutinyaga nk'ahari Imana, sindamenyaga ko twari turi kubana ku marangamutima atarahwanye. Angira nk'umukozi we, intama yiyoborera gutyo gusa uko ashatse. Rimwe na rimwe cyangwa kenshi mu muryango biba bikomeye cyane. Abavandimwe, ababyeyi, inshuti cyangwa abana babo bababona nk'abantu batihesha agaciro. Hari n'igihe uwo muto ahinduka nk'ikivumo mu muryango cyangwa uwo muntu mukuru agafatwa nk'uwataye ubwenge kubera urukundo cyangwa agafatwa nk'umuguzi w'ibyishimo. Abandi batinya gusohokana n'abandi bagahora bihishe, batinya gufatwa amafoto. Abandi batinya guhamagara ku mugaragaro, nyamara byose bikiri ku ntangiriro byabaga bimeze nk'ubuzima bwiza, ariko amaherezo bisiga umuntu yicuza, yumva yarahombye byinshi, yarahombye ngo icyubahiro, umutuzo ndetse n'umutima ukeye. Guhera none menya ko urukundo tubakiye gusa ku myaka, ahubwo rukomoka mu kumva ibintu kimwe. Ariko reka dukoreshe ukuri, imyaka ntabwo ari nimero gusa, ifite ikivuze mu bitekerezo, mu marangamutima ndetse no mu mibereho. Iyo umwe akiri mu kubaka ejo hazaza, undi ari mu gihe cyo kuruhuka, urukundo rwabo ruri mu nzira zitandukanye. Niyo mpamvu birangira bamwe barira, abandi bicuza, abandi bakavuga bati ngo iyo nza kumenya kare sinari kubikora. Urukundo rw'itandukaniro rinini cyane mu myaka rushobora kuba rwiza, ariko rugomba kuba rufite umusingi ukomeye: kumvikana, kubwizanya ukuri no kumenya ko amarangamutima yonyine adahagije. Kuko ibyo bibuze urukundo ruryoha mu ntangiriro, ariko rukaba inkuru ibabaje mu mpera. Ntabwo ari bibi gukunda ukurusha imyaka cyangwa umuto, ariko ibibi ni ukwibeshya ko urukundo ruzahindura ukuri kw'imyaka. Uko imyaka itandukana niko n'imyumvire, uburyo bwo gukunda no kumva ubuzima bitandukana. Urukundo ni urwego rusaba guhura mu bitekerezo, mu marangamutima amwe no mu ntego imwe, naho ubundi igihe kiragira umwe akagenda undi agasigara yibaza aho byapfiriye. Niba ukundana n'ukurusha imyaka cyangwa umuto cyane, tekereza niki kimukurura. Ni urukundo nyakuri cyangwa n'icyuho buri wese ashaka kuziba? Umwe ahaza ibyifuzo by'undi, undi ahaza ibyifuzo by'amafaranga. Niba ari icyuho, izere ko urukundo rutazaramba, ariko niba ari ukuri, urukundo rwanyu ruzaramba mu bwizerane no mu rukundo rutabeshya. Nari Sam Dabble Kki, kandi uyu munsi twavuze by'abantu bazicuza nyuma yo kuvugana n'ukurusha imyaka myinshi. Ni zakoze ku mutima wawe cyangwa hari uwo wibutse muri iki kiganiro? Udusangiza igitekerezo cyawe, kandi ntibibagirwe gukanda subscribe kugira ngo ubutaha uzashikanywe n'ibindi biganiro by'ukuri nk'ibi ngibi.